IMIRASIRE TV isoko y'ibyishimo. Mu by'ukuri izo nzozi narose iryo joro nifuzaga ko zakomeza basi nkirebera uburyo nari ngiye kwibanira na Gaelle wanjye, gusa ntibyakunze kuko na nyuma nongeye gusinzira nibwira ko birakomeza aho byagarukiye nkanguka, ariko ndategereza ndaheba. Ariko nyamara icyambabaje ahubwo ni ukuntu nyuma yo gusinzira nanone nongeye kurota inzozi mbi cyane, aho narose ubwo sheri wanjye Gaelle ari kunca inyuma. Nanone ndota umugore wanjye antaye mu rugo hamwe n'abana, mbese narose ibintu bidashimishije na gatoya. Mu gitondo mbyutse nibwo nicaye ku buriri bwanjye ndibaza nti ese izi nzozi narose muri iri joro zose zaba zihuriye hehe? Ubwo maze kubyuka nkicara ku buriri ndetse nkirimo gutekereza ku nzozi narose iryo joro ryose, murumuna wanjye baraje arambwira ati ariko ubundi uburota ibiki? Numvise namubwira ibintu byose narose, mpera ku kuntu narose ndi guteretana na Gaelle duhuriye ku muhanda Kicukiro santere ugana Sonatube, gusa twajya gushyingiranwa habura gato ngo twinjirane mu nzu yacu, ngahita nkanguka ndetse mubwira n'ibyo narose nyuma yaho. Byose maze kubimubwira baransetse cyane, maze aravuga ati ariko koko umutindi arota icyo akennye, ngo mwahuye mutembera kuri kaburimbo kandi n'iwanyu nta n'umuhanda byibura unyuramo na moto uhaba, none ngo wakundanye n'umukobwa mwiza witwa Gaelle, ahubwo si ryo zina urumva atari ryo mu bakire wa muhungu we? Nuko nyine ari inzozi naho ubundi warimo wishinyagurira. Nahise nibaza ku magambo ya murumuna wanjye, maze ntekereza n'ukuntu nigeze gukundana rimwe gusa, ubwo kandi hari kera, maze ndibaza ntubuse koko bizarangira ntabonye umukobwa mwiza wo gukundana nawe nubwo njye ndi uwo mu bakene. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma. Umunsi umwe ubwo nari ndimo kureba amakuru kuri televiziyo, mbona amakuru avuga ko karitsiye dutuyemo hagiye kuza abantu bo kuyigura, abahatuye bakimuka kugira ngo hakorerwe ibindi bikorwa. Mpita mpamagara papa ngo aze arebe ayo makuru. Amaze kureba ayo makuru mbona asa n'uhangayitse, maze aravuga turanyumvira koko, ubu se ntibagiye kudukorera nk'ibyo bakoreye abandi bakaduha urusenda rw'amafaranga? Ahubwo se ubu tuzimukira hehe koko? Njyewe ibi bintu ndabyanze. Nubwo papa yari amaze kuvuga gutyo, ariko nyamara njye numvaga nishimye kubera impamvu imwe gusa, kubera ko aho twari dutuye hari mu cyaro, nta bakobwa bahabaga nakwita beza, bityo numvaga ko byibura nitwimuka tukazajya mu gace gatuyemo abakobwa kandi beza, noneho nanjye nahabona umukunzi. Gusa na murumuna wanjye yari yishimye, ariko we icyari kimushimishije nta kindi, nuko kubera ko yakundaga gutembera ariko akabura aho atemberera, yumvaga ko byanga byakunda tuzimukira mu gace gasobanutse kurusha iwacu, ubundi akajya atembera mu mihanda yaho. Nta kindi cyabaye uretse ko njye na murumuna wanjye twasohotse mu nzu, maze turavugana tuti tuzashaka agace keza gasobanutse, noneho nibamara kuduha amafaranga tuzabwire papa ariho tuzajya gutura. Twemeje ko turasaba papa kwimukira muri Kicukiro, gusa tubishidikanyaho ko ashobora kutabyemera. Ntibyatinze nyuma y'uko amakuru asohoka, igihe cyo kugurisha aho twari dutuye cyarageze, ndetse njye na murumuna wanjye twari twamaze kubwira papa aho tuzatura, tumusaba ko twakwimukira mu karere ka Kicukiro, arabyemera, ndetse tubera umubyeyi mwiza arabyemera, ari nabwo twaje gutura hafi ya santere, hakaba n'imbere y'ikigo nizeho kaminuza cya IPRC Kicukiro. Nyuma y'umunsi umwe nibwo twapakiye ibintu byacu byose, ubundi turimuka, ndetse abaturage bose bo muri ako gace k'iwacu nabo batangiye kwimuka. Twageze ku Kicukiro aho twagombaga gutura, njye na murumuna wanjye turahakunda turahashima, gusa kubera ko ari ubwa mbere twari tuhatuye ntabwo twese tumenyana n'abantu baho, ariko nkibwira nti tuzajya tubamenya buhoro buhoro. Kubera ko nta kazi nari mfite, natangiye nshakisha ahantu henshi nshaka akazi, ariko nkomeza kuhabura gusa, ariko kuko nari nzi umwuga nkajya ngenda nkora ibiraka, uyu munsi nkakibona ejo nkakibura. Gusa ubuzima ntibungore cyane kuko n'ubundi niberaga mu rugo iwacu. Kubera ko iminsi yakomeje kugenda, ubwo umunsi umwe nari mvuye mu kiraka cya nimugoroba, mpagaze kuri arete iri Rwanda y'igisi, ntegereje imodoka ingeza mu rugo, cyane ko noneho twari twaratuye ku muhanda. Mbona aho dutegera imodoka haje umukobwa nawe uje gutega imodoka, arahagarara, ariko imodoka ikomeza gutinda, ndetse n'izije zikaza zuzuye. Nuko tugitegereje wa mukobwa akora mu gikapu cye, akuramo telefone, nuko arimo kuyirebamo abantu bose twumva araturitse ararize, ndetse ahita agwa no hasi kubera ikizungera. Nahise mwegera ndamuhagurutsa,
yongera kumera neza maze mubaza icyo abaye. Ambwira ukuri kose, ambwira ko ikimuteye guturika akarira ari uko yibutse fiance we Chris umaze iminsi 5 gusa yitabye Imana, habura ibyumweru 2 gusa ngo basezerane. Numvise bimbabaje nanjye, nibwo namubajije amazina ye, ambwira ko yitwa Edith, ngo kuko nahuye na Edith bwa mbere. Mvugishije ukuri, Edith yari umukobwa mwiza kandi bigaragarira buri wese. Nyuma y'akanya gato maze kumbwira byose, imodoka yahise iza turayitega. Gusa kubera ko njye nkunda gusabana cyane, ngenda ndi kumuganiriza. Turi hafi kugera aho mviramo kuri arete ya Kicukiro santere imbere y'urusengero, nibwo Edith yantiye telefone yanjye ngo yandike nimero. Ndayimuha, gusa we nta kindi yakoze, yahise ahubwo ahamagara nimero ye kugira ngo abone iyanjye. Nyuma arayinsubiza ndetse ambaza n'izina ndarimubwira. Twageze kuri arete imbere y'urusengero, ngiye kumusezeraho, ambwira ko nawe agiye kuvamo ubundi turasohoka. Yanyeretse iwabo nk'aho hakurya, nsanga atuye munsi ya kaminuza ya Mount Kenya. Nanjye mwereka iwacu hafi y'uruganda rwa Super. Dusanga buri wese atuye ku musozi uteganye n'undi, ndetse ambwira ko avuye gusura iwabo wa Chris umukunzi we wapfuye, bakaba bamaze iminsi banibarutse. Nanjye namubwiye ko mvuye mu kiraka Rwanda gise. Edith yambwiye ko yakundaga Chris cyane, ariko ko Imana itabishatse ko babana. Namubwiye kwihangana ndetse mubwira ko azabona undi byanga byakunda. Mu by'ukuri byaranshimishije cyane kuba nari ntangiye kumenyana n'abantu bo muri quartier twaje guturamo, ndetse nkabamenyanye n'umukobwa mwiza. Nahise nibwira nti ubwo mumenye azangeza no ku bandi kugeza igihe nzabonera umwiza nzakunda, ndetse byanga byiza cyangwa nzakunda azaba anameze nka Gaelle nigeze kurota mu nzozi zanjye. Edith twaganiriye byinshi cyane, nubwo bwari ubwa mbere duhuye. Nuko ngiye kumusezeraho ngo dutaha, ahita ambwira ati uzaba ufite umwanya se kugira ngo tuzajyane gusoza ikiriyo cya Chris umukunzi wanjye. Mu by'ukuri Edith ambajije gutyo byarantunguye cyane. Nibaza ukuntu bwaba ari ubwa mbere duhuye akansaba ikintu nk'icyo, ntavuga ko kitaremereye kugisaba umuntu muhuye bwa mbere. Nabitekerejeho numva ko byanga byakunda Edith abonye ko nshobora kuba inshuti nziza, ndetse ntangira no kwiyumvamo ko ashobora kuba yankunze. Maze mubwira ko azampamagara kugira ngo ambwire ko umunsi wageze tukajyana. Yarishimye ubundi dusezeranaho. Igihe cyo cyakomeje kugenda, nuko nyuma y'iminsi 2 nge nari niriwe mu rugo kuko nta kiraka nari nabonye. Nagiye kubona mbona Edith arampamagaye, gusa numva nta byishimo afite. Nuko ndamubwira nti ndabizi kandi ndabyumva uko merewe kuko urakomerewe, gusa nyine ukomeze kwihangana bibaho cyane, ndetse amarira yawe uko byagenda kose azashira uzayahora. Edith n'agahinda kavanze n'ikiniga yaransubije ati nukuri urakoze cyane kumpumuriza, kandi impamvu nari nguhamagaye nuko numvise uzi kuganira cyane, none nifuza ko waza kunsura mu rugo. Nukuri uretse kwirarira nanjye nyuma y'uko Edith dutandukana, nakomeje kugenda mutekerezaho. Namubajije igihe nshakira ko musurira, ambwira ko mbonye akanya najyayo n'ako kanya. Nta kindi nakoze, nahise nkaraba nditunganya, ubundi nambuka umusozi umwe mpita ngera kwa Edith. Nageze hafi aho nsanga ari hanze, ubundi anyinjiza mu nzu nsanga ababyeyi be bicaye muri salo, ndabasuhuza ubundi ndicara. Edith we yahise akomeza mu nzu imbere. Hashize akanya mama we arambwira ati none se ko utamusanze mu cyumba cye, ntago ari we waje gusura. Byaracanze nibaza ukuntu ngiye kwinjira mu cyumba cy'umukobwa n'ababyeyi be bahari. Ubwo nkirimo kubitekereza mbona message ya Edith kuri telefone yanjye imbwira ite se sheri kuki utinjiye. Nababeshya umutima warandiye, kuko mu buzima bwanjye nibwo bwa mbere nari niswe izina sheri. Nyuma yo kubitekerezaho akanya gatoya, nahise ninjira mu cyumba cye nkigeramo mubaza impamvu anyise izina sheri, gusa ambwira ko amenyereye guhamagara abantu bose iryo zina. Mvugishije ukuri ntabwo icyo gisubizo cyanshimishije cyane, bijyanye nuko nari niteguye kubyakira. Twatangiye kuganira ndetse nkabona byibure Edith ari guseka ugereranije nuko yarameze bwa mbere wa munsi duhura. Twaganiriye byinshi ndetse Edith ndamwishimira nawe aranyishimira. Bigeze nimugoroba aramperekeza ndataha. Ubwo uwo munsi warije bukeye mu gitondo mbyuka nk'ibisanzwe nkora uturimo twanjye mu rugo. Nuko aho nari nibereye mu rugo mbona Edith arampamagaye ambwira ko ntegereje mu rugo iwabo kugira ngo tujyane gusoza ikiriyo nk'uko twari twabisezeranye ku munsi warangiye. Ntibyatinze Edith mugeraho iwabo, nsanga ari njyewe yari ategereje. Ubundi tujya gutega imodoka kugira ngo tujye kwa Chris wahoze ari umukunzi we.
twagezeyo umuhango urakorwa, ariko ibyo Edith akora byose akanyiyegereza kuko yaramaze kunyizera nk'inshuti ishoboye kumuhumuriza. Ubwo umuhango wo gusoza ikiriyo urangiye, aho njye na Edith twari duhagaze tubona haje umukobwa barasuhuzanya, nanjye uwo mukobwa aransuhuza. Nibwo bwa mbere nari nsuhuzanije n'umukobwa mwiza gutyo. Mu by'ukuri nubwo Edith yari mwiza kandi cyane bigaragara, ariko uwo mukobwa waje aho twari duhagaze nkimubona nagize ngo mbonye marayika, nagize ngo mpuje amaso na diyama ishashagirana imuritsweho n'izuba. Ubwo njye nkirimo kumurangarira abwira Edith ati Edith nakubonye uyu munsi kabisa, ntago wahungabanye cyane kuko wari ufite umuntu kuri hafi. Edith yahise asubiza uwo mukobwa ati uyu musore mwiza turi kumwe yitwa Jacobe, ni inshuti yanjye magara tumenyanye ubu vuba. Nuko Edith arahindukira arandeba maze arambwira ati Jacobe uyu mukobwa yitwa Sandy ni inshuti yanjye. Naramwikirije gusa Sandy nkomeza kujya muteraho akajisho. Sandy nawe yakomeje kunyitegereza cyane, mbona kunkuraho amaso biri kwanga, gusa nanjye akomeza kumwitegereza neza. Ngatangira kwibuka inzozi maze iminsi ndota ku mukobwa mwiza w'agatangaza Gaelle, nkabona neza ishusho ndi kubonamo Sandy ni ya Gaelle nahoze ndota. Nabifashe nk'ibisanzwe, gusa Sandy we nyuma yo gukomeza kunyitegereza ahita afata telefone yarahamagara, aravuga ati wa muhungu nakubwiraga namubonye. Uko byagaragaraga umuhungu yavugaga yabonye yari njyewe, gusa nabonye nkibaza nti ni gute yambona bwa mbere agahita abwira undi muntu ko yambonye, ese yari asanzwe nzi hehe? Ubwo Sandy arangije guhamagara kura telefone ku gutwi, ubundi yandika ubutumwa. Arangije kwandika ahita dusezeranye na Edith igitaraganya bitunguranye ku buryo na Edith yatunguwe. Sandy akimara kurenga Edith yakiriye ubutumwa kuri telefone ye buturutse kuri Sandy amubwira ati Edith ndakwinginze uwo muhungu Jacobe umufate neza ku bwanjye. Edith ntiyasobanukiwe nuko arambaza turiya mukobwa uramuzi? Namusubije ko ntamuzi kandi ko ari ubwa mbere nari mubonye, ndetse twakomeje gutekereza kuri we n'icyo yarashatse gusobanura muri ubwo butumwa yandikiye Edith biratuyobera. Edith nawe yahise amuhamagara kuri telefone icama, ariko Sandy yanga kumufata. Ubwo ibyo byose bimaze kuba twese dusezera, ubundi duhita dutaha. Edith ndamuherekeza mugezi wabo mu rugo, nanjye mpita ntaha mu rugo iwacu dore ko n'amasaha ya nimugoroba yararimo kugeramo. Ku munsi wakurikiyeho Edith yarampamagaye arambwira ati Jacobe hari umuntu mpaye gahunda yo kujya guhura nawe ejo, kandi uwo muntu ni ingenzi cyane, none narindi kukubaza niba uzabona umwanya kugira ngo uzaze kumperekeza. Nabitekerejeho cyane nibaza impamvu yansaba kumuherekeza agiye guhura n'umuntu w'ingenzi kuri we, maze ndamubaza nti none se kuki ushaka ko ari njye uguherekeza? Edith yaransubije ati Jacobe mu by'ukuri muri iyi minsi nta yindi nshuti mfite, ndetse nta niyo mfitiye icyizere nkawe, niyo mpamvu ngusabye ko wamperekeza, ikindi kandi nkaba nanifuza ko wamba hafi kuko uri ingenzi ku buzima bwanjye. Narabyumvise maze mubwira ko mfite ikiraka nzakora kugeza saa 10. Namubwiye ko byazashoboka ko muherekeza nyuma ya saa 11, ambwira ko nta kibazo agiye kubwira uwo muntu bakazahora saa 12:15. Mvugishije ukuri Edith nanjye nari ndi gutangira kugenda mwiyumvamo, ariko nanone nkumva nta byinshi namutekerezaho kubera ibihe yari yibereyemo byo kubura fiance we wari umaze iminsi yitabye Imana. Ariko nanone nubwo namutekerezagaho nakomezaga kwibuka cyane umukobwa Sandy, nakwibuka indoro ye ndetse n'uburyo ateye neza, nkumva nifuza guhura nawe nubwo kuri njye numvaga bitashoboka ku mukobwa w'igitangaza nkawe. Mu by'ukuri Sandy kumutekereza byanze kumva mu ntekerezo, bigahita binahura n'uburyo mu nzozi zanjye Gaelle yandebaga nkagira isoni ndetse nkarushaho kumukunda, ariko nkumva birahuye neza, ariko nkibwira ntariko nanjye ndisumbukuruzwa. Ubu koko ngeze no ku kigero cyo gutekereza ku mukobwa nka Sandy ukaze bigeze hariya, ubwo mpitamo kubyivanamo. Ubwo umugoroba amaze kurya ngiye kuryama, mbona ubutumwa bwa Edith ambwira tugira ijoro ryiza Jacob, gusa nkumbuye kongera kukubonaho n'ibiganiro byawe, narabikunze cyane mbese uranyuzuza muri iyi minsi.